Amahoro y'Imana, nshuti z'Imana n'ubuzima, nongeye kubasuhuza ndabifuriza ibyiza umuremyi atanga, kandi abari mu bihe bikomeye mbifuriza gukomera, abadafite ibyo barya, abadafite uko bameze bose Imana ibafashe kugira ngo bigende neza. Ni ku isi bimera ariko bijya biba neza kandi turabizi. Aka kanya rero nanone twagiye tugira ikibazo cyane muri gurupe, ndetse n'abandi bose bambazaga bagenda bambaza ibintu bishobora gufasha abantu bagize constipation muri ibi bihe. Bireze cyane kugira constipation, kugira impatwe, ni ibintu bikomeje kuza bikaba byinshi, nabyo bizana bishobora kuba biri no mu biterwa n'iterambere, nta nubwo bishobora, ni nako bimeze. Ibiryo dusigaye turya ntago bikidufasha kubasha kujya kuri tuwarete neza. Niyo mpamvu rero kujya ku musarani tugomba kubyitondera, kubera ko mu kinyarwanda bajya babivuga neza, muranyara nibwo buzima, niko kubaho. Ubundi rero nta n'ikindi kintu umuntu ategetswe gukora uretse kurya, kwituma no kuryama. Ibyo ibintu tugomba kwihutira mu buzima kugira ngo ubuzima bugende neza. Iyo ubasha kurya neza ibiryo bizima, ndavuga ibiryo bizima atari ibyo turya bitari ibiryo mu by'ukuri, ariko byiswe ibiryo, turabimenyera tubyita ibiryo. Ukaryama neza, ukituma neza, ubuzima buba buri kugenda. Icyo ngicyo cyonyine washimira Imana. Ibindi rero biza nyuma cyane, biza bikurikiye ibyo ngibyo. Ni nk'ubuzima, ubuzima burabanza, ibindi byose biza bibukurikiye. Aka kanya rero mujya mumbaza, mama Jane tubwire, umwana yagize constipation. Iyo umuntu ari agahinja rero murinda imiti cyane cyangwa ibindi bintu by'ubukorikori, ariko wamukorera aka kamasaje I love you. Wabona ko dutangije tukabikora inshuro 6 zikurikiranije, tumanura ikiganza. Ntabwo ukora mu rundi rugero, ubikora kuriya. Ubikoze ukundi waba uri kumukonstipa, ni ukuvuga ngo kuriya ndi kubereka neza, uba umanura wandika I, ugakomeza mpaka wumvishije 6, ubundi ukagira R, ujyana muri ruriya ruhande wandika R, I love you. Warangiza rero ukafata amaguru nayo ugakomeza umucugusa uko turi kubibereka. Noneho rero nyuma yaho ukabikora inshuro nibura 10 ku munsi. Ni uko nguko bafasha umwana ukiri uruhinja kujya ku musarane. Umuntu mukuru rero cyangwa n'umwana ugeze ku mezi 4 wamuhironji, ugakomeza umuhironji. Uri umuntu mukuru rero ho wamufata amazi ya petiya, ukajya ufata n'ibintu bishyushye n'ironji. Hari abo bisiriyumu cyangwa grene doshi ifasha. Amapera nayo ahiye neza nayo arafasha cyane kuba wajya ku musarane. Ikindi gufata ipapayi mu gitondo, nta kintu kiruta icyo ngicyo bitewe n'umuntu, ariko kandi abenshi bafata ipapayi mu gitondo birabafasha. Twibukiranye ko umuntu utwite cyangwa ushaka kubyara, ipapayi ntago ari ryiza. Tugafata rero amapurine, ababasha kuyabona nayo arafasha cyane, yaba yumye yaba ari mazima yose arafasha. Ikindi kintu umuntu agomba kwitondera ni uburyo ajya ku musarane. Ugomba kwicara neza, ugashyiraho agatebe, ukazamura amaguru kugira ngo uruhago rube rurambuye neza mu gihe uri kujya ku musarane. Ubundi ukajya ufata mu kiganza ugahuhamo, ibintu bikagenda neza. Mugire amahoro y'Imana.